mwakundanaga ariko ibyago birabaye cyangwa se wisanze wamuteye inda, nta kintu wahinduraho. Ndabizi biraza gukora kubyumva no kumva ko ari ikintu ugomba guhita ufataho umwanzuro, ariko se hari abantu benshi bahita bihutira ati yikuremo iyo nda, ati uwo mwana mukuremo, ati nago nabivuga. Ese kubera iki ari cyo kintu cya mbere gihita kiza mu musore cyangwa se ku mugabo ngo kuramo inda? Why? Kubera iki ari cyo kintu cya mbere yihutira kubwira umukobwa ngo kuramo iyo nda? Reka wenda tuvuge ko mwabikoze mutabishaka, mwanabikoze mutabigambiriye ko wenda wanamutera inda, ariko se uwo mwana mugiye kuvutsa ubuzima, uwo mwana ugiye kubura ubuzima, uwo mwana mugiye kuzana ku isi atanabishaka, yanahagera ngo ati nago tumushaka. Ese birakwiye? Ese uwo mukobwa we cyangwa se nagutekereza ku buzima bwe, ese numugira inama yo gukuramo inda akaba yahitanwa n'ubuzima, akaba yabura ubuzima bwe, aho ngaho byazagushimisha? Ese muri fitire yawe cyangwa hazaza hawe wazajya wicara ukavuga ngo mu buzima bwanjye nakoze achievement? Ese wabanje ukareba ingaruka zishobora guturuka aho hantu? Wayimuteye? Of course nabyo washakaga, nawe nago yabishakaga. Ese umuti ni ukuvuga ngo uwo mwana mumukuremo? Ese umuti ni ugutuma umukobwa abura amahoro? Umuti ni ugutuma umukobwa amera nk'umusazi kandi mbere wamwitaga bae, chérie, honey, sweetie? No, mugira inama, mufatanye umwana mu murere. Birumvikani wabo nago bazabyakira neza, birumvikani wabo bizamera nabi cyane. Hari igihe bazanamwirukana ngo genda wayiguteye akurere. Ariko se ko wari ufite ubushobozi mujya Dubai, ahantu hose muhajye, ariko yakubwira ko atwite ugahita umwirika uburyo uri broke, nta n'ikintu na kimwe ufite, n'amafaranga, uri broke, nta kazi ufite. Ese ibyo kutigeze ubitekereza? No, let's back to that baby. Reka dusubire kuri uwo mwana ugiye kuvutsa ubuzima. Ese utekereza azabande? Ese uzitekereza azakora iki mu gihugu? Ese umuti ni ukumujugunya? Ese umuti ni ugutuma umwana ahangayika? Hoya, no, ibyo byose wakabaye ubikora utekereza ku buzima bw'umwana w'umukobwa. Rimwe na rimwe hari igihe umukobwa b'intwari akavuga ngiye sinshobora kumukura mu mwana. Umwana akavuka, umukobwa akamurera wenyine, akamuhereza buri kimwe cyose, akamurera, akirya akimara, uryamye, usohokana n'abandi bakobwa kandi wumva utekanye umeze neza. Umwana akihiringa, akajya ku gatara akikorera agataro, agashaka amafaranga yo kurera uwo mwana. Waramuteye inda ukamwihakana kandi urabizi neza ashobora kuba yararyamanye nawe bwa mbere ari isugi, ariko ukamubwira ngo njyewe nago ari igihe waguteye inda. Can you imagine? Ati njyewe nago nkuzi. Can you imagine? Ariko ikintu gitangaza nuko usanga rimwe na rimwe umukobwa iyo yirwanyeho akaba umukobwa w'umutima, akavuga ngo njye sinshobora kujugunya umwana wanjye, ati njyewe sinshobora gukuramo inda y'umwana wanjye, akamurera, akihangana iwabo bakamutuka. Umwana agakura, ukwezi kumwe, amezi abiri, umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itanu, ati mama w'umwana, ati uri hehe mama w'umwana? Ati noneho mfite amafaranga, ati noneho namwitaho. Ariko se kuki utatekereza mbere yuko ageza iyo myaka? Azaba hwate ugatangira gushaka kwegera umwana ari uko ageze muri ya myaka myiza yo kuvuga daddy, mommy, I want my dad, you know? Kuki utekereza kwita ku mwana ari uko akuze, ari uko atangiye kubaza se, ari uko nawe hari ahantu bitangiye kukurya? Ese wibwira ko umukobwa azabona urukundo rwawe ari uko umwana agejeje imyaka 5? Oya, buri mwana w'umukobwa azabona umuntu umukunda nyawe igihe yakubwiye ngo sheri uzi ko mwite. Igihe ageze muri bya bibazo, igihe ageze muri ka gahinda adafite umuntu abwira, na mama we yatinye kubimubwira, ariko yakubwira ngo ndatwite. Iyo umwumvise kabiri ugahita umwitaho, uriya azamenya ko uyu musore yavamo n'umugabo. Ese kuki utegereza ko umwana yuzuza imyaka 5 wamwitayeho akiri umwana, akiri uruhinja, akiri urusoro? Reka tuvuge ko nawe utiteguye guhita ubana n'umugore cyangwa se n'uwo mukobwa, ariko se akazi ukora nushobora kugerageza ukavuga ngo duke fite reka mufashirize wabo. Ariko uzi gutera umukobwa umutima mubi, agakura yanga abasore, agakura yanga abagabo kubera igikomere wamuteye, nunamufashe, nunamwiteho kubera icyo kibazo cyonyine. Birumvikana byarabaye, mwese nawe wabyifuzaga, ariko se solution ni ukuvuga ngo reka inda tuyikuremo? Ese utekereza wowe ko uzashaka muzababona? No, umwana w'umukobwa murinde, umwana w'umukobwa murinde ibyo bisitaza, umwana w'umukobwa mwiteho, umwana w'umukobwa mufate nk'umuntu udasanzwe, kuko ashobora kukuvuma
kuko ashobora kuba mu buzima bukomeye bubabaje mu buzima bwe agahora yicuza impamvu yahuye nawe, kandi mu by'ukuri yaragufataga nk'umuntu wa mbere ku isi, like someone who is very important to her life. Ese urifuza ko azahora kuvuma? Urifuza ko azahora arira avuga ngo mana uriya muntu ntuzamubabarire? No. Niba wayimuteye musaba imbabazi, niba wayimuteye mushaka ukundi mubigenza, ariko were gutererana umwana ngo agenda ahite ajya mu biyobyabwenge. Hari abantu kwihangana bibananira, ati ngewe ndahita mfata umuhanda, hariya ku muhanda ndigurisha n'ubundi byararangiye, ati ngewe nta kintu nakora, I'm done, n'ubundi byarangiye. Umwana agatangira guta umutwe ibiyobyabwenge, inzoga, uburaya bikamujyaho, agatangira ubundi buzima atigeze yifuza mu buzima kubera ari ubugome wamukoreye. Mwereke urukundo muri ubwo bukene, mwereke umube hafi, ariko ntazigera atekereza gukuramo umwana. Ese ubuzima bwe abubuze? Ese nawe urumva ushaka igifungo? Ese nawe urumva ushaka kuba iciro ry'imigani ahantu hose ati yabyaye umwana yanze kumurera? No, wamubyara yego, ubuzima hari igihe byanga, umubiri hari igihe byanga, ariko se umuti ni ukumutererana? Ni ukumuta se? No. Iyo wabaga waruzi uburyo uriya mwana ari ingirakamaro, iyo wabaga waruzi uburyo uriya mwana ari umuntu udasanzwe muri sosiyete nyarwanda, muri famiye yawe, ese urifuza ko azahora avuga ngo mama yahemukiye papa? Ese urifuza guhora wumva ngo papa yahemukiye mama? No. Mwiteho mu bushobozi bwawe ufite, mu bukene urimo, niba ari ikigori mu gisangire, niba ari amata igikombe kimwe, nta kibazo nawe asomeho, ariko were kumukorera ibyamfurambi, were kumwicira fitire yiwe, ejo hazaza hiwe, nurangiza umutererane muri ubwo buryo. Ya mukobwa nawe birashoboka kuri mu buzima, birashoboka kuri mu buzima bugoranye, bubabaje, utabona n'amafaranga ya pad, nta n'ikintu na kimwe. No, ntabwo ari solution yo kwigurisha, ntabwo ari solution yo kuryamana n'umuntu wese ubonye. Solution ntabwo ari ukuvuga ngo reka njye muri ubu buzima nibwo numva nzabona ibinkwiriye byose. Oya, azakubona kwishimira that night, azakubona kwishimira at that moment, ariko protect yourself. Ya, ejo ni heza, ejo ni byiza cyane, fitire yawe ni nziza yiprotecting, uyiteho, uyuhire, uyiharanire, wige, koresha ayo mahirwe leta yaguhaye, ababyeyi bawe baguhaye. Hari abadakunzwe nkawe, hari abatwumvwa nkawe, hari umwana uhora uvuga ngo ese njye w'ababyeyi banjye kuki bameze gutya, but you, your dad, your mom, bose baragukunda, abavandimwe bawe bose baragukunda, nta kibazo ugira, nta miti ujya ubura, buri kimwe cyose urakibona. Protect yourself, uzabona umuntu mwiza ugukunda, ukwitaho, apana kwishora mu bintu bibi. Reka ngushimire wowe wari uteze amatwi y'iki kiganiro. Nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine, ibiganiro n'ubundi ni kuri Ntagara official. Kola like, share, comment, ariko were guhemukira uwo mwana, ariko were kubabaza uwo mwana. Nawe akwiye ibyishimo, nawe akwiye ejo hazaza heza. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza.